meteni yego Imana irambwira ngo sengere igihugu cyanjye ndagisengera ndasenga ariko Imana irambwira ngo ije gushungura yego Imana dutabare kandi turengere kuko impfu zibayenyinshi kandi babandi bise ibikomerezwa birahageze pe namwe mwese muzabibona ko Imana ariyo yiyiziye kuri teri Imana ariyo ihageze kuko hasigaye mbarwa kubera yuko Imana yarababaye cyane Imana yagize agahinda n'umubabaro mwinshi irimanukiye hari benshi wafata ugatunga mikoro ari abadespora bari hanze badukurikiye abari hirya no hino ari abari mu gihugu cyacu benshi nabo wenda babifatiye igihe cyo kubisengera cyangwa se Imana yahayeho amakuru ariko Imana iraje kandi ntabwo itinze yego Imana ije kubara intama zayo ije kongera kuzibara bundi bushyashya iwe aje kongera kuzicisha mu kuboko kwiwe Yesu yongeye kuza bundi bushyashya ariko se wowe umubyeyi we wowe wa mugabo woneze ugutwi wowe wa musore woneze ugutwi wowe wa mukobwa woneze ugutwi Yesu akugezeho agarutse umeze ute garukiraho ngaho ibyo wakora byose uri gushaka indamu ibyo wakora byose uri gushaka inyungu zawe ariko Yesu aravuze ngo nimugarukire aho ngaho Imana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. turabasuhuje kandi tubifurije amahoro y'Imana umugisha Imana itanga ubane namwe mwese aho muherereye hose abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo mwese ni mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane nkuko mubibona kuri kamera zacu turi kumwe n'umukozi w'Imana n'umuhanuzi w'Uwiteka Imana n'umukozi ku murimo mu gihe gisa nk'iki aracyakomeje umusaraba uraho neza mukozi w'Imana muraho neza Yesu ashimwe Yesu nahimbazwe Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro yongere ihabwa icyubahiro amen abakunzi bacu bari kwibaza ngo ninde turi kuvugana ndagira ngo bibwire turavugana na yamfashije Claudina nkuko babibabwiye ndi umwana w'Imana sengera mu itorero rya Reflection Kagugu ndi umukristo nkunda Imana n'abantu bayo nkunda gusenga ndi umubyeyi w'abana 5 amen amen nitegereje umusaraba uwo Yesu yadupfiriyeho mubonye ndamutakambira ngwambabarire Yesu mwami Yesu mwana w'intama izina rye ryogezwe yanyogesheje amaraso ye Yesu ahimbazwe haleluya Imana ishimwe nitegereje umusaraba uwo Yesu yamfiriyeho mubonye ndamutakambira ngo mbabarire nuko dutangiye nuko tuje nuko twinje mu kiganiro cyacu uyu munsi wa none reka ngusabe mukozi w'Imana mbere yuko dutangira ikiganiro bitewe nuko akenshi nakira umuntu hari abantu bari ikiganiro ntibakirangize hari nabandi bakirangiza ariko abantu bagakomeza kumpamagara ngo mbahe nimero ya telefone ngemerera ubanza utambutse nimero yawe ya telefone nimero ni 0783 70 275 reka nyisubiremo yego 0783 70 275 urakoze cyane reka ngusabe kugira ngo usenge Imana ubundi dutangire ikiganiro Mana data wa twese uri Imana yo kwizerwa uri Imana yo gushimirwa iki gitondo turakunezerewe cy'itariki ya mbere y'ukwezi kwa 11 nyemerera tugushimire data wa twese Imana ifata ijambo abantu bakabura ijambo
iki gitondo turagushimiye Kristo, duhamagaye data wa twese, Imana n'Umwana n'Umwuka wera, izi dushyigikire. Twe ntacyo twakishoboza, dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Nyemerera ubwo dutangiye iki kiganiro utangirane natwe Kristo, abagiye kudukurikirana bari impande n'impande. Nyemerera Kristo mwiza, Mana ugende Mana ukore ku mitima yabo, ugende ukore ku matwi yabo, abababaye Mana nyagora ku ngoma ubaruhure, abarushye n'abaremerewe Mana bakugarukire, baze bagusange kuko twasanze uri Kristo, ujye umara umubabaro, ujye uruhura. Turagushimiye, turaguhimbaje rero, tangirana natwe kandi uze gusozanya natwe. Izina ryawe rishimwe kandi rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane, izina ry'Imana yacu rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Ikitwicaje hano n'umurimo w'Imana no kugira ngo dukore umurimo mu gihe gisa nk'iki kigoye cyangwa se tuzibe icyuho. Yego. Reka rero noneho tukwakire utugezeho ubutumwa Imana yaguhaye. Dushimiye Imana kubw'iki gitondo cyiza cy'umugisha. Haleluya. Kuba dukurikiranye bari impande n'impande, abari mu gihugu cy'u Rwanda, bari mu bihugu bitandukanye, bari hirya no hino. Yego. Twongeye gushimira Imana ko twongeye guhura tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Imana imaze iminsi ishyize ku mutima wanjye. Yego. Kandi Imana ikaba yarabarinze nanjye ikandinda. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Tugiye kuganira ku magambo atari menshi kandi atari na make cyane. Tugiye kuganira ku magambo dusanga mu gitabo cya Luka, ibice byaho ni 19. Tugiye kuvuga ku nkuru z'umugabo Zakayo. Ndumva ariyo nkuru nshaka ko tuganiraho iki gitondo kugira ngo Imana itugirire neza. Yego. Turabasomera mu gitabo cya Luka. Yego. Ibice byaho ni 19. Umurongo waho no guhera ku murongo wa mbere. Yego. Twahageze rwose. Wadusomera? Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Luka ibice 19 umurongo wa mbere. Yesu agera i Yeriko arahanyura. Ngo Yesu agera i Yeriko arahanyura. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo. Yari umukoresha w'ikoro. Imana ishimwe. Kandi yari umutunzi. Ngo kandi yari mukuru. Ari umutunzi. Ashaka kureba Yesu. Ngo yashakaga uyu muntu kureba Yesu. Ngo amenye ukwasa. Nuko ariko ntiyabibasha. Ngo ariko ntabwo yigeze abibasha. Kuko abantu bari benshi kandi cyane kandi ari mugufiya. Arirukanka. Ngarangije arirukanka. Ajya imbere yurira umuvumo. Ngo arebe kuko yaragiye kunyuraho. Yesu ahageze. Ngo Yesu ahageze. Arararama. Aramubwira ati Zakayo ururuka. Ururuka vuba kuko uyu munsi. Nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba. Amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati dore agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka. Abwira umwami Yesu ati dore databuja umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene. Ngo dore databuja umugabane wanjye w'ibintu byanjye ndabiha abakene. Wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene kandi umuntu wese nambuye ndamuriha kane. Yego. Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje mu nzu. Ngo uyu munsi kaze muri iyi nzu kuko nawe uri umwana wa Aburahamu. Kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Imana ihabwa icyubahiro kubwira ijambo. Uyu ni Zakayo. Nawe waba Zakayo aya masaha iki gitondo tugiye kuganira kuri izi nkuru. Yego. Umbabarire wowe unteze amatwi
untize amatwi yonyine gusa, amatwi niyo gusa. Yego, twari turi kuvuga kuri izi nkuru z'umugabo wa Zakayo, nari nkubwiye ngo untize amatwi yonyine gusa, ngo Yesu agera i Yeriko arahanyura. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Aya masaha iki gitondo nkwifurije yuko Yesu yanyura iwawe, Yesu yanyura mu rugo iwawe, Yesu yanyura mu bana bawe wa mubyeyi we, Yesu yanyura mu kazi kawe kandi akahanyura neza. Yesu ajya atambuka ahantu amateka agahinduka, Yesu ajya anyura ahantu ibintu byari bisobanye bigasobanuka. Ngo arangije anyura i Yeriko yitambukira yigendera, ariko umugabo umwe bita Zakayo yumva inkuru yuko uwo mugabo Yesu yanyuze i Yeriko. Imana ihabwa icyubahiro. Amaze kumva yuko yanyuze i Yeriko uwo Zakayo, ngo yari umuntu mugufi cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Dushobora kukubona aya masaha tukakubona uri umuntu muremure koko, tukabona rwose uruzuye, ariko mu buryo bw'ikirere cy'umwuka, mu buryo bw'umwuka wera uri umuntu mugufi cyane. Uyu Zakayo yari umuntu ngo mugufi cyane, ariko wasanga kubera ubwo bugufi bwiwe ari ibyaha byari bimugize mugufiya. Wasanga mu buryo bw'umubiri abantu baramurebaga bakabona ni umuntu muremure, ariko mu buryo bw'umwuka Imana yamureba ikamwitegereza ikabona ni umuntu mugufiya. Imana ishimwe. Zakayo ikintu yakoze, uyu mugabo yabyiganye ashaka kujya kureba uyu mugabo wari uhatambutse, uwo Yesu. Yesu nkwifurije yuko uyu munsi iki gitondo nawe wahatambuka ukabyiganira kuza kureba Yesu muri iki gihe gikwiriye, muri uru rugendo rukwiye. Nkwifurije yuko wabyigana ukaza kureba Yesu. Nubyigana uza gushaka Yesu, Yesu arakugirira neza. Nubyigana ufite inyota yo gukora kuri uyu mugabo Yesu, Yesu arakureba akwitegereze. Ngo uyu mugabo arangije ngo arabyigana kubera yuko yarabonye yuko Yesu yahatambutse kandi akabona kumugeraho biri bumugore cyane. Arangije akoresha strategy, niko nabivuga ziwe. Arangije ngo imbere hari igiti kirekire, arangije ngo icyo giti arirukanka Zakayo ngo yurira umuvumo byihuse. Arangije aravuga ngo nge shaka kureba Yesu. Byigana ushaka kureba Yesu kubera yuko Yesu akeneye kumureba nawe akakwitegereza akakureba. Zakayo amaze kubyigana, yarabyiganye ngo yurira igiti. Amaze kurira iki giti cy'umuvumo, ngo Yesu ngo ahageze. Haleluya. Yesu ngo ahageze, ngo arangije ngo Yesu arararama. Nyemerera Yesu ubyigane kure ureba Yesu, kugira ngo Yesu ararame kuri iki kibazo umaranye igihe kirekire, kugira ngo Yesu ararame kuri iki kibazo umaranye igihe kinini cyane. Yesu yararama akareba uburwayi umaranye igihe. Yesu yararama aho uryamye aho ngaho mu bitaro akabireba akabyitegereza, ariko bitewe n'umutima wawe wazanye kugira ngo Yesu akurebe, nawe abyiganira kumureba, nawe akwitegereze. Nushaka kureba Yesu nawe arakureba. Zakayo arangije ngo aragenda yicarira mu muvumo. Amaze kwicara mu muvumo, Yesu arahatambuka arahagera. Abantu bari benshi cyane, abantu bari bazi ko Zakayo atahinduka papa, abantu bari bazi ko Zakayo atagirirwa neza n'Imana. Nawe hari abantu benshi bazi yuko utareka inzoga, hari abantu benshi bazi yuko utareka ubusambanyi, hari abantu benshi bazi yuko utahinduka, hari abantu benshi bazi yuko utakizwa, hari abantu benshi bakwitegereza bamaze guca iteka. Ariko aka kanya nkuzaniye itangazo rivuga ngo Yesu yararama ku buzima bwawe. Aka kanya akaguhindurira ubuzima, akaguhindurira amateka. Haleluya. Nyemerera byonyine gusa utera intambwe gusa, utera intambwe yonyine gusa, uraramushaka kureba Yesu. Nta muntu wigeze ushaka kureba Yesu Yesu atigeze yiyereka. Umunsi umwe ndabyibuka inkuru yigeze kutubwira ngo umugore umwe yigeze kubyigana, arabyigana abantu bari benshi cyane. Yari afite uburwayi amaranye igihe kirekire,
ariko arabyigana we kuko yarashatse gushaka kureba Yesu, ashaka kumukoraho. Arangije kubyigana aragenda ngo akora ku ncunda za Yesu. Nawe aka kanya ubyigane. Numara kubyigana mu ruvunge rw'abantu bavuze ko bitakwemera, mu ruvunge rw'abantu bavuze ko bitahinduka, mu ruvunge rw'abantu bavuze ko ubuzima bwawe buzarangira gutyo, byigana. Gusabwe kubyigana, usabwe kubyigana ugakora kuri Yesu. Numara kubyigana Yesu akwitegereze akurebe. Yesu arangije ngo yitegereze uyu mugabo Zakayo. Amaze kumwitegereza arangije ngo aramubwira ngo Zakayo ururuka. Yesu yigeze kutwururutsa, atwururutsa twirirwaga twicara mu tubari, atwururutsa twarararaga muri za Fortibet turi gukina urusimbi. Yesu yigeze kunyururutsa, arazanyururutsa mu rusimbi, arazanyururutsa ahantu hari hakomeye cyane. Abantu baramaze guca iteka, baramaze gushyiraho akadomo, ariko aravuga ngo ururuka mwana wanjye. Aranyururutsa, anyururutsa mu byaha, aravuga ngo ururuka. Nanjye ndururuka, nanjye ngewe wicaye hano ndamusanga uyu masaha n'uyu munota. Ururuka, ururuka. Yesu aragukeneye. Amaze kururuka uyu mugabo ngasanga Yesu, Yesu aramurebye amwitegereje abona ko akwiye kurariwe. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu aka kanya aragukeneye. Yesu akeneye kumufungurira, Yesu akeneye kumuha karibi wawe, Yesu akeneye kukugirira neza, Yesu akeneye kukurengera, Yesu akeneye kugutabara, Yesu akeneye kuguhindura amateka wa mubyeyi we, Yesu akeneye kuguhindura ubuzima. Urasabwa kumufungurira imbaraga n'amavuta. Haleluya. Arasabwa kumufungurira. Ibyo nyine gusa yarangiza akaguha karibu. Yesu arangije ngo yakira Zakayo, yamwakirana n'imbabazi nyinshi. Abantu bavuga ngo ntago bizakunda bijya byemera, abantu bavuga ko bizakurangiranye bijya byemera. Imana ikongera ikarema ubuzima bufite ishusho. Jambo ryarambwiye ngo naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka, kikongera kigashora imizi, kikongera kikera amababi y'ibitonome. Aka kanya abantu barakurebera muri iyo shusho, barakurebera muri ubwo businzi, barakurebera muri ubwo busamanyi, barakurebera muri ubwo bujura. Ariko nkuzaniye amakuru ngo Imana ije kongera kugufata ukuboko, yongere gushawira muri ibyo byose, yongere kugirire neza. Zakayo arangije amaze kururuka, Uwiteka aramureba aramwishimira. Yesu arangije aravuga ngo fasha umwanzuro wo kurari wawe Zakayo. Abantu benshi birabacanga, abantu bijya bibacanga, abantu bijya bibacanga. Natuye kurari wawe. Yesu yongera yururuke, yongera yururuke ku muryango wawe, yongera yururuka ku buzima bw'ababyeyi. Talawiri bini fadra. Ongera ururukira ku barwayi, abarwayi bari kwa muganga, ururukira kuri izi ndembe, abakatishije tike y'indege bajyanwa no kujya kwivuza. Ongera ubururukire aho bari muri ibi bitaro, ongera ururukire mu bitaro biri hirya no hino, ongera ururukire ku babyeyi. Dore hari abamaze igihe kirekire Kristo batwite, inda zanze kuvuka. Ongera ubururukire, wururuke Kristo ku buzima bwabo, wongera ubarebe, wongera ubagirire neza. Wururukire buri muntu wese, wururukire abagabo n'abasore, wururukire abakobwa, wongera uruhura imitima y'abantu. Abantu barushye bananiwe, abantu babandi bamaze guciraho iteka, wongera ubururukire. Bazi ko byarangiye, bazi ko bitakwemera, bazi ko amateka y'abatahinduka. Nabonye umindurira amateka, mbona unkura mu businzi, mbona unkura mu busambanyi, mbona unkura mu rusimbi, mbona ukora ibintu by'imbaraga ku buzima bwanjye. Imana ntaho utakura umuntu, nta naho utamugeza. Niyo mpamvu mvuze ngo aka kanya Yesu arari wawe. Iki gitondo wemerere Yesu gusa. Yesu azatahe mu mutima wawe, Yesu azatahe mu kubuzima bwawe. Emerera Yesu bwonyine gusa, umukingurire. Yiteguye kurari wawe, kandi Yesu najya ari wawe amateka arahinduka, ubuzima burahinduka. Yesu yageze iwawe. Yesu mwiza, Yesu Kristo. Talawiri bini fadra imando yasiremo erebo dotayinimiya. Yesu yongera ajari wawe. Yesu naramuka ageze iwawe iki gitondo, arasiga amateka ahindutse. Yesu najya iwawe iki gitondo, arasiga iryo dena ryishyuye. Yesu najya iwawe, arasiga ubwo bugumba bumaze igihe kirekire bukunda, arasiga inda
gahunda yinjiye. Yesu najya ari wawe arasiga ayo mafaranga wari wamaze gutegura mama ngo ugiye kujya kwiteza intanga ngo ubona umwana. Yesu najya ari wawe n'umwemerera aya masaha akajya ari wawe. Ibintu byose biremera, ibintu byose mu isi y'ijuru birahinduka ubusa, ibintu birahinduka ubusa, birahinduka zeru. Ahubwo ijuru ryongere rikore ikikwiye, rikore iry'imbaraga, rireme iby'imbaraga. Mana nyemerera Kristo wururuke mu mitima y'aba bantu, wururuke mu ngo z'aba bantu, abarushye n'abaremerewe. Wongere Kristo ubunamure bundi bushyashya. Yewe Yesu Kristo, Yesu amaze kugera kwa Zakayo ngo arangije ngo aravuga ngo uyu munsi ndarari wawe. Abantu benshi baca imanza ngo ntabwo byashoboka ngo ukuntu umuntu yajya kurara ku muntu w'Imana, yajya kurara ku munyabyaha. Abantu baca imanza, abantu bagucira imanza. Ariko mama umvira itangazo, Yesu akeneye wowe gusa. Ntabwo akeneye abantu benshi, ntabwo akeneye izo nkuru z'abantu, ntabwo akeneye amagambo y'abantu, ahubwo Yesu ni wowe akeneye. Yesu akeneye umutima wawe wonyine gusa. Egera Imana imbere y'uburiri bwawe, imbere y'igitanda cyawe, ubwire Yesu ngo ndagukeneye. Yesu arumva, ajya yumva gusenga. Yesu ajya akora ibintu byananiye abantu bagashoboka. Yesu ajya akiza uburwayi bwananiye abadogiteri bugakira. Yesu ajya akiza ubugumba agatanga kubyara. Yesu ajya akora ibintu bikomeye cyane. Imana igihindura amateka, abantu bagahindura amagambo. Imana igifata amajambo abantu batuye data wa twese akayafata akayavunjamo ijambo rifite agaciro. Nyemerera iki gitondo umunsi umwe ngo Imana irareba yitegereza Abisiraheli. Iryo jambo riri mu Kuva n'ibice byaho 2 umurongo wa 23 ngirangije ngirareba yitegereza Abisiraheli, ireba uburetwa babakoreshaga. Ariko Abisiraheli baririnda, barasuzugurwa, barabacufuza, babakoresha uburetwa. Bamaze kubakoresha uburetwa, Imana imanuka kuri Teri, irimanukira yizira, iravuga, irabitegereza, irabareba. Aya masaha iki gitondo Imana nayo yakwitegereza ikareba mu buretwa uri gukoreshwa, ko wabyirindiyemo, ko wirinze kwiyanduza, ukarinda kwiyandurisha ibiryo by'ibwami. Abarangije ngo Imana irangije irabareba, irabitegereza cyane. Ngirangije ngo Imana yibuka isezerano yagiranye nayo. Ntabwo Imana ijya ibeshya mama, ntabwo Imana yagusezeranyije umwana ijya ibeshya, ntabwo Imana yagusezeranyije visa ijya ibeshya, ntabwo Imana yagusezeranyije ubuzima ijya ibeshya, ntabwo Imana yagusezeranyije kugukiza ubwo burwayi, ntabwo ijya ibeshya. Ngo Imana yibuka isezerano. Iki gitondo nkuzaniye itangazo ngo Imana yibuka isezerano, yongere yitegereze, irebe yuko wihanganiye muri icyo kigeragezo, ukihanganira muri urwo burwayi. Abandi bakajya gukoresha imiti, abandi bagakoresha ibyagakondo n'ibindi, wowe ukavuga ngo ngumishije ivi imbere y'Imana. Ndindiriye Imana, ndindiriye kwizanyiza, ndindiriye kwizangirira neza, ndindiriye kwizampura ubyaro, ndindiriye kwizanyubakira, ndindiriye kwizankura mu bukode. Imana yongere irebe, yongere yitegereze ubuzima bwawe ubayemo uyu munsi, yitegereze imibereho yawe, yitegereze aho waguye ugasubira inyuma. Imana yongere yitegereze, irangize ngo irabitegereza, ngo imenye ukuntu bameze. Imana igitureba ikamenya ukuntu tumeze. Imana ikwitegereze muri business zawe. Abandi barashora bakunguka, wowe ugashora ugahomba. Imana ibyitegereze ibirebe. Imana iyongera yitegereze, nimara kwitegereza yibuka isezerano yagiranye nawe, yuko yavuganye nawe ngo iguhaye gucuruza kandi uzunguka. Yongera yitegereze yuko yakubwiye ngo uzajya mu kazi kandi uzakora, urebe ukuntu bakugirira ishyari. Yongera yitegereze yuko yakubwiye ngo nzaguha ubutunzi, nzaguha amafaranga. Yitegereze ko kuri konti yawe nta n'ikintu kiriho bitewe yenda nabufasha. Yesu mwiza, ibyo byose ibyitegereza ibirebe. Irangije ngo irabyitegereza, ngo imenye ukuntu Abisiraheli bameze. Nari mvuze ngo Imana ikwitegereza aya masaha, nari mvuze ngo Imana ikwitegereza iki gitondo. Imana yo mu ijuru yongere ize itahe mu rugo iwawe. Zakayo agakiza kinjiye mu rugo, agakiza kongere kagaruke, agakiza kongere kaze muri wowe, agakiza Imana yongere gukamuremo iby'isi, iryo rari ry'isi, iryo rari by'isi.
Imana yongera irigukamuremo, yongera iziture muri wowe bundi bushyashya, yongera irema agakiza bundi bushyashya, yongera iguhe kunyoterwa n'ijambo ry'Imana, wongera ukunda ijambo ry'Imana, wongera ukunda ubuhamya, wongera ukunde kuba mu nzu y'Imana. Mama, wongere ugarukira aho ngaho. Imana yo mu ijuru yongere ikora ibintu by'imbaraga. Ibyo ukora byose, ibyo wakishimishamo byose, ushaka kurengera ubuzima bwawe, ushaka kubona inyungu, ahubwo reka izo nyungu ushake Kristo, kubera ko Kristo wenyine niwe wakuzanira inyungu. Wamaze gushaka Kristo, n'inyungu zose wabasha kuzibona. Imana ishimwe, kandi Imana igumize itwiteho, Imana igumize idushyigikire cyane, Imana igumize iturebe itwiteganye, Imana igende ikize izi ndwara zitandukanye. Imana yagiye inyereka abantu bari mu bihugu byo hanze bagiye bajyanwa no kwivuza, bamwe barababwira ngo ntabwo bizashoboka, za kanseri byaranze, ariko Yesu yiteguye kugukiza. Yesu yiteguye ko wakongera ukamugarukira, ukongera ukamwegera. Imana yagiye inyereka ababyeyi bageze kuri finali bavuze ngo dutanze amafaranga tugiye kwiteza intanga kugira ngo tubyare, ariko garukiraho wongera usanga Yesu akuremera ibintu bifatika. Imana igiye kuremera abantu ibintu bifatika, igiye kubaremera ubuhamya bufatika, igiye kubaremera ibitangaza bitari ibintu by'ibifitirano. Yesu aje gukorana n'umuntu wamaze kumwiringira, Yesu aje gukorana n'umuntu wamushatse akamushakana umwete, akabyigana ashaka kubona Yesu. Haleluya, haleluya. Yesu aje kureba babacuruzi, babandi babikoze babikunze, nta izindi nyungu, nta bujura bagaragazamo. Yesu aje kubagirira neza, Yesu aje kubagura, kuko arabitegereje, areba ukuntu mumeze, areba ko mwirinze kuzamura iminzani, kuyikata kugira ngo mwibe abantu. Yesu ageze aho ngaho, arahatinze, aje kubazamura, aje kubagurira imbago nk'uko yazaguriye Yabesi, aje guhindura amateka. Yesu arahageze, Yesu arahatinze, atinze kuri izi mbuga, arahatinze, arahageze, akoze iby'imbaraga. Yesu arururutse, aje kureba uwamuhamirije n'uwavuze iby'ukuri, aje kujonjora iwe, aje kongera kuzicisha mu kuboko kwiwe. Yesu yongeye kuza bundi bushyashya. Ariko se wowe umubyeyi we, wowe wa mugabo woneze ugutwi, wowe wa musore woneze ugutwi, wowe wa mukobwa woneze ugutwi, Yesu akugezeho, agarutse umeze ute? Garukiraho ngaho, garukiraho ngaho. Ibyo wakora byose uri gushaka indamu, ibyo wakora byose uri gushaka inyungu zawe, ariko Yesu aravuze ngo nimugarukire aho ngaho, mushake Yesu, niwe ukenewe kubonwa, ibindi byose muzabyongererwa. Murakoze, Yesu abaha umugisha. Ndashoje. Garukira aho ngaho, uze ushake Yesu, uze wegere Yesu. Yesu aje guhindura amateka y'abantu, Yesu aje gukora ibyananiranye, Yesu aje gukorana n'abantu bamwizeye by'ukuri, Yesu aje gukorana n'abantu bamuhamije by'ukuri, kubera yuko Yesu yahageze kandi araje bidatinze, bitari bya bindi byo kuvuga ngo twavutse twumva ngaraje, twavutse twumva ngaraje. N'iyi saha basogokuru na basogokuruza babayeho bavuga ngaraje, ariko noneho araje, ari hafi yawe. Hindukira ugarukira aho ngaho, Yesu akugirire neza, Yesu akurengere. Dore urarushye, uraremerewe, amadeni ni menshi muri banke, keredi ni nyinshi, cyamunara ni nyinshi, ariko garukira aho ngaho. Yesu aza akorane nawe iby'imbaraga, aza akore iby'ubutwari ku buzima bwawe. Imana Data wa twese ibaha umugisha. Ndashoje, murakoze. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Amen. Yesu araje, kandi wagarutse ku ijambo rivuga ngo akwitegereze. Atwitegereze Yesu, yongera atwitegereze, aturebe, amenye ko uko tumeze, amenye uko tumeze rwose. Kuko umuntu ntabwo yakureba ngo menye uko umeze. Abantu barakureba bakagucira imanza, kavuga turi nta gakijijwe, nta gipimo cy'agakiza kibaho, nta gipimo gipima impano kibaho cyavuga ngo uriya arahanura cyangwa uriya ntiyerekwa. Ntacyo, sibye Yesu wenyine niwe ufite icyo gipimo. Imana rero iturebe, itwitegereze, nimenya uko tumeze, ijuru rikamenya ukuntu tumeze. Nepo Data wa twese arakora iby'imbaraga, bigaragarira n'abantu bavuge ngo bari abantu koko barasenze, bavuze Imana y'ukuri, ya yindi Meshake na Bedenego
bakoreye iyo mana, natwe niyo dushaka ko ikorana natwe, igakora iby'imbaraga muri twebwe, ikadukoresha iby'imbaraga, nta bintu byo gufitira cyangwa nta bintu by'ibipindi, ahubwo Imana nitwitegereza, n'ijuru riraba ryamaze kutwitegereza, ijuru riraba ryamaze kwanzura ibintu bikomeye ku buzima bwawe, riraba ryamaze kwanzura ibintu bifatika ku buzima bwanjye. Ijuru rirebe buri muntu wese aho aherereye ugiye gukurikirana iki kiganiro, ijuru rimurebe rimwitegereze, niryo ryagira ikintu ryanzura bitewe n'uburyo ijuru risanze ameze. Imana itugirire neza. Hari ikintu wavuzeho uravuga ngo Imana ije no kwitegereza muri izi mbuga, kandi tumaze igihe kitari gitoya tubona abantu bagaragara nkaho bari ari intama, ariko bidatinze bakagaragara ko bari amasega aryana. Ese ushatse kuvuga ko Imana ije kwitegereza mu bantu bavugira ubutumwa kuri social media, cyangwa se abavuga ko ari abahanuzi kandi mu by'ukuri atari bo? Kuko hari irindi jambo uvuze uretse kutaritinzeho, uravuga ngo ije kongera kubara intama. Yego. Ibyo bintu bifite amakuru ahagije? Yego. Jewe Imana yarambwiye ntago ari kera ndi ku musozi, ejo bundi ndi gusenga abameteni. Yego. Imana irambwira ngo sengere igihugu cyanjye. Ndagisengera, ndasenga, ariko Imana irambwira ngo ije gushungura. Igeze kuri izi mbuga inyereka ibintu byinshi bigiye bitandukanye abantu bakorera kuri izi mbuga zitandukanye, ngira n'agahinda n'umubabaro mwinshi ndarira. Mbwira Imana ngo Mana, ikintu ugambiriye gukora cyakura igisebo ku gihugu cyacu uzagikorere kwiyubahisha, kubera yuko uri Imana. Kuko hari benshi bagitukishije, hari benshi batukishije izina ry'Imana, hari benshi biyitiriye izina ry'Imana, hari benshi bakoze wa mugani bakagaragara ko ari abantu b'Imana cyangwa se ari abakozi b'Imana, ariko ukumva ibintu byinshi bitandukanye hanze, washyira no mu nyungurabwenge cyangwa rimwe na rimwe n'abo umuntu abazi, ukareba imikorere yabo ukabona nta shusho y'Imana ihari. Nari mvuze ngo rero Imana igiye kugera kuri uru rubuga, kuri izi mbuga, kandi irahageze pe. Namwe mwese muzabibona ko Imana ariyo yiyiziye kuri teri, Imana ariyo ihageze, kuko hasigaye mbarwa, kubera yuko Imana yarababaye cyane, Imana yagize agahinda n'umubabaro mwinshi, irimanukiye. Hari benshi wafata ugatunga mikoro, ari abadespora bari hanze badukurikiye, abari hirya no hino, ari abari mu gihugu cyacu, benshi nabo wenda babifatiye igihe cyo kubisengera, cyangwa se Imana yahayeho amakuru, ariko Imana iraje kandi ntabwo itinze, ntabwo itinze. Yego. Imana ije kubara intama zayo, ije kongera kuzibara bundi bushyashya. Yego. Imana idutabare. Imana idutabare kandi turengere. Kuko impfu zibayenyinshi, kandi babandi bise ibikomerezwa biyita ngo n'abakozi b'Imana. Yego. Impfu zibayenyinshi, hari abantu benshi cyane bagiye guseba, bagasebera kuri izi mbuga, benshi bagiye guseba. Ibyo ni ibintu uzarebesha amaso yawe, kubera ibintu bigiye kubaho, bigiye kuba ibintu bikomeye kandi biteye ubwoba. Abantu bagiye guseba, bamwe bagiye bavuga ati se na wa wundi, kubera ko Imana ije gutwikurura, yarababaye, ije gutwikurura, ishyize ku mugaragaro. Yego. Imana tutabare. Haciye igihe kirekire Imana igenda ivuga, kandi ikavuga ngo sifitanye ikibazo n'abandi bantu, mfitanye ikibazo n'abavuga ko bamenye. Ndagira ngo iki ni igihe cyo kugira ngo buri muntu wese yezwe, ashaka Imana, yitekerezeho, ashake Kristo. Umuntu wese yitekerezeho mu ruhande rwiwe, ntawe ntunze urutoki, ariko buri muntu wese yitekerezeho, abyiganire gushaka, bo kubyiganira gushaka ubutunzi, kuko ubutunzi ni Kristo ubifite. Aka kanya yabuguha, waryama bugacya ugasanga ibintu byahinduye isura, ugasanga amateka yawe yahindutse. Ubu rero icyo nasaba abadukurikiye muri rusange cyangwa abazumva iki kiganiro, nuko buri muntu wese yakwitekerezaho mu ruhande rwiwe, tugashaka Imana bigishobotse, kuko
ufite ubwenge yakareba aho iyi si iri kugenda yerekeza umuntu, akagira ibihe byo kubana n'Imana mu buryo budasanzwe, akagira n'ibihe byo gusenga mu buryo budasanzwe. Abantu two gushyira business imbere cyane kurenza Imana, ahubwo dushyira Imana imbere, kuko ibindi byose tuzabihabwa kandi tuzabigororerwa. Imana itugirire neza. Reka tugushimire, ariko ubutaha bigaragara ko hari message nyinshi ugenda ukwepa, ariko twizere neza ko ubutaha uzaduhereza message uko Imana yaziguhaye uri ku musozi zose, tukabasha kuzishyikiriza abadukurikira, kuko iki ni igihe cyo kuvuga. Iki ni igihe cyo kuvuga, tukabwira abantu iby'Imana yadutumye nta bwoba. Nibaza ko hari ende impamvu uri kugenda wikangamo nuko ari ubwa mbere tukwakiriye, ariko ubutaha ntabwo uzaba ukiri mushyashya, uzavugira Imana neza kandi neza cyane. Reka tugushimire. Yego, murakoze. Reka tugusabe kugira ngo nkuko twatangiye dusenga nanone usabira umugisha bari bagukurikiye bose. Mana yacu, twongeye kukubaha, twongeye kukunezererwa, utangiranye natwe Kristo, usozanyijwe natwe. Nyemerera Mana nziza, Imana igira neza, Imana ikiranuka, Imana yera, Imana irahirengeye, Imana ifata ijambo abantu bakabura ijambo. Nyemerera aya masaha ku muntu wese wari ukurikiranye iki kiganiro, nyemerera Mana mbatuyeho umugisha w'Imana uku kwezi kwa mbere kwa 11 ku itariki ya mbere. Nyemerera Data wa twese mwiza, Imana ikomeye, Imana igira neza, ibyo baburiye mu mezi atambutse Kristo, abagize ibihombo, abagize Mana nyagora kungo mu burwayi, abagize imanza zitarangira, nyemerera kuko uri Imana ishoboye byose kandi uri umugira neza. Nyemerera aya masaha wongere ubagirire neza, urabaramburire ukuboko kwawe kwiza uku kwezi kwa 11. Mana rema amashimwe kuri aba bantu bose, umuntu wese wabashije kumva iki kiganiro, wabashije kumva ubu butumwa. Nyemerera ukuboko kwawe kwiza kuzabe ku buzima bwiwe, ukuboko kwawe kwiza Mana gukora iby'imbaraga, guhindura ubuzima, kurema Mana nyagora ku ngoma amateka mashya, uku kuboko kwawe kwiza uku kwezi kwa 11. Nyemerera umuntu wese, umukobwa, umubyeyi, umusore n'umugabo, Mana abashesha kangwe bose, Mana uzabagirire neza muri uku kwezi, utanga amashimwe. Umuntu wese Mana nyagora ku ngoma azavuge kugira neza kwawe, kwakoze imirimo n'ibitangaza. Turagushimye, turaguhimbaje, kuko uri Imana nziza kandi uri Imana ijya yumva gusenga, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane. Imana amahoro ni guhereze umugisha kandi guhereza umugisha mwinshi. Wowe warodukurikiye rero, ndagira ngo nkumenyeshe ko Yesu atari yaza urupfu rwaza, kandi urupfu rutaraza Yesu nawe yaza. Bityo rero muhore mwiteguye, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe Yesu Kristo azazira kutujyana. Bibiliya ibivuga neza, iravuga ngo umugabo azaba aryamanye n'umugore we ntamenye igihe umugore yagendeye cyangwa umugabo yagendeye, kandi ikongera ikabivuga neza ngo yaba nyir'urugo yamenyaga igihe umujura azazira ntiyagasinziriye, yakabaye maso kugira ngo umujura atamupfumurira inzu. Tube maso rero, twange icyaha n'igisa nacyo, kuko nibyo bibereye inzira, nibyo bibereye umugenzi ujya mu ijuru, cyangwa se umuntu uri mu nzira ijya mu ijuru. Murakoze cyane rero, nimba utarakora subscribe, kora subscribe kandi ubutumwa ubwoherereze abantu bose. Yesu aguhe umugisha. Shalom. Ariko Imana yakwitegereza ikabona imigendere yawe, ikabona imikorere yawe, ikagira ikintu rema kandi yarangiza ikagikomeza. Imana yongere ihindura amateka y'ababyeyi, Imana yongere ihindura amateka y'abagabo, Imana igenda igere ku barwayi bari hirya no hino, Imana